bakunzi ba Wireland TV turabasuhuje kandi tubaha ikaze muri iki kiganiro tugiye kuba twaganira ku mustar ukomeye cyane n'umupfumu we wo bita Diamond Platnumz. Tugiye kuba twagaruka ku bijyanye n'ibyo we n'umupfumu we kabisa. Nizere yuko kabisa ugiye kuba wakora subscribe kuri iyi channel niba uri mushya, ikindi wibuke kuba wakora like ko kuba twateguye ibiganiro biratugora cyane, kugira dufate umwanya tubibagezeho biratugora cyane. Ntibagirwe kuba wakora subscribe. So reka dutangire rero tuvugana ku kiganiro. Umupfumu wa Diamond Platnumz uyu munsi kugira ngo yaje kuba yashyira hanze bimwe mu bintu by'amabanga cyangwa se bimwe mu byo yagiye ahanurira umuhanzi Diamond Platnumz. Tujya tubabwira kenshi cyane cyangwa se namwe mujya mugenda mubyumva yuko abahanzi benshi cyane baba bafitanye imikoranire n'abapfumu kugira ngo bababwire ibijyanye n'ibyo akazi bakora, cyangwa se n'abandi basitari mu bintu bitandukanye nk'abakinnyi n'ibindi byamamare mu bintu runaka. Abenshi baba bakorana n'abapfumu wenda se rwihishwa cyangwa se ntibabyemere, ariko akenshi pe biba bigaragara ko ariko bigenda cyangwa se ko ariko bimeze. Uyu munsi rero umuhanzi Diamond Platnumz umupfumu wiwe cyangwa se wo bagiye bakorana mu minsi yashize, yaje kuba yatangaza bimwe mu bintu yagiye amubwira ko bizamubaho cyangwa se biri mu bintu bishobora kuba bizamubaho mu gihe kizaza. Wenda se Diamond niba yaranabyemeye cyangwa ataranabyemeye, ariko yaje kuvuga ati nyamara bimwe mu bintu nagiye mubwira ibyinshi byagiye bisora, ati ndetse n'ibyo nawe ku giti cye yagiye yiririmbira yashyize no mu ndirimbo ze, ariko wenda mwe mukagira ngo ni ubuhanzi busanzwe, nyamara ni bimwe mu byo nabaga naramubwiye yashyiraga mu ndirimbo ziwe, kandi koko byarasohoye. Aza kuba yatanga urugero ku ndirimbo yitwa ngira ngo ni indirimbo yitwa bayita Utanipenda. Utanipenda, indirimbo yitwa Utanipenda. Burya Diamond harimo ibintu yavuzemo kandi koko twabonye ko byasohoye. Yavuze ati urugero, ati Diamond Platnumz nari naramubwiye yuko umugore we Zari imbere yuko babana, imbere yuko amushaka, nari namubwiye ati ugiye kuzabana n'umugore uturuka mu gihugu kitari icyaha ngaha, ati kandi uwo mugore ati muzahita mutandukana, ntabwo muzamarana igihe kinini cyane, ati gusa muzatandukana mufitanye abana. Nuko ati nongera mubwira yuko hari umuhanzi ukiri mutoya kandi uzafasha akazamuka mukamenyana ndetse mukaba inshuti igihe gitoya, ariko nyuma mukaza gushwana mugatandukana. Ati ibyo ngibyo sinzi niba mwaba mwarabisobanukiwe mu ndirimbo yaririmbye, mu ndirimbo Utanipenda aravuga ngo Zari ngo azamwanga, ngo noneho ngo na Harmonize inyuma amwange. Ati muri iyo ndirimbo ikintu gisigaye kuba cyasohora muri iyo ndirimbo yavuze, kandi nacyo nakimubwiyeho, ni ukuba yazazima cyangwa se yazava kuri hiti. Ubu ngubu murabizi ko ari umuhanzi ukunzwe cyane, atari ko icyo nacyo ni kimwe mu bintu mwakwitega yuko namubwiye kandi kizaba. Ati ntabwo kiri nonaha, atari ko nko mu myaka ntabwo bizafata imyaka irenze 10 cyangwa 12 icyo kintu kitaraba. Ati kandi muzabibona. Ati ntabwo ngiye kubabwira uburyo bizacamo, atari ko reka mbabwire akamwe mu tuntu tumwe tudutende dukunda kuba ku bahanzi bigatuma bahita bibagirana cyangwa se bazima. Ati urugero hari nko kuba wakora icyaha kiremereye ukaba wafungwa. Ati icyo ni kimwe mu bintu bituma abahanzi benshi cyane bazima. Ati ikintu nacyo kirashoboka, simvuze ko ari cyo ngicyo kizamubaho, atari ko ibi kirashoboka cyangwa se n'ibindi byaha biremereye, cyangwa se umuntu neza akaba yagira nk'uburwayi bukomeye cyane butamwemera kuba yakomeza akazi k'umuziki, bikaba byatuma noneho kariyeri y'umuziki cyangwa se ubwamamare bwe muri ibyo bikorwa by'umuziki burangiriraho. Nuko nyine abo yabwiraga icyo kiganiro cyangwa se yahaga icyo kiganiro baramubaza ati ibyo bintu ntabwo tubyemera. Ati tuzi ko Diamond ari umuntu ukunzwe cyane, ati wenda se niba uri n'umupfumu we cyangwa se ajya akorana namwe, ati ibyo ntabwo tubizi, cyangwa se niba koko ari n'ukuri, ati se mwaba mubibwirwa n'iki? Ati gihamya ni ikihe? Ati igihamya cya mbere ni uko ibyo ngibyo nababwiye kandi nawe muzamubaze. Ati ibyo bintu yaririmbye mu ndirimbo kuki yaje kubiririmba noneho hadaciye n'igihe kirekire mukabona koko birabaye? Yaririmbye yuko umugore we Zari azamwanga cyangwa se abantu bazatangazwa no kubona nyine yamwanze n'abantu bakamwanga. Ati
na Harmonize akamwanga ati ibyo bintu ntimwabonye ko byabaye, ati rero igisigaye ni uko n'abantu bazamwanga wenda se hari ikintu runaka yakoze cy'ikosa bikazaba byatuma yakwibagirana cyangwa se abantu batakongera kumukunda. Ati Diamond Platnumz ntabwo ariwe muhanzi wenyine naba narabwiye ibi bintu, ati hano muri Tanzania hari umuhanzi bita Mr Nice mwese mutakikibuka, ati nyamara yigeze gukundwa igihe kirekire cyane, abantu bose baramuzi, bari bamuzi cyane ndetse bari baramukunze no mu karere hose, ndetse yari amaze kugira urwego rwiza rw'umuziki, ati ariko naje kumubwira yuko umuziki we uzakundwa ukagera hirya no hino hakomeye cyane, ati ariko ntabwo bizaramba, ati naraza kumubwira yuko hari akantu gatoya azapfa n'abantu, bigatuma igihugu cyose abantu bo mu gihugu cyiwe avukamo cyangwa se muri iki gihugu batongera kuba bakwishimira cyangwa se gukurikirana ibikorwa bye, ari nabyo byaje kuba nyuma bikamuviramo kuba ubu ngubu atakiri mu bintu by'ubuhanzi kandi yari yarageze ku rwego rwo gukundwa cyane. Ati ibi bintu rero biraba, ariko abo ngabo ni bamwe mu bo mbabwiye, ariko hari n'abandi benshi cyane nk'abakinnyi batandukanye baba baragiye bakina bafite n'impano zikomeye cyane, ariko gukina kwabo kukarangira mu gihe gitoya cyane, ntibabashe kuba bagera ku rwego abantu benshi bari babiteze kuba bageraho. Ubwo rero Diamond Platnumz mwe mumukunda cyane cyangwa se natwe muri rusange tumukunda, urumva yuko biriya bintu yaririmbye muri ya ndirimbo Utanipenda ababaza Zari se uzakomeza unkunde, Zari nawe akamwikiza ati yego ariko mana yanjye dore yuko byaje kurangira koko binabaye, burya ngo yari yabibwiye n'umupfumu, ni nako nawe ko yaje kuba yabiririmba mu ndirimbo. Burya abahanzi akenshi baba bafite abapfumu bakorana nabo, kandi buriya abapfumu abenshi ibyo baba bavuze koko baba babibwiwe n'abakurambere, buriya baba banabibonye byinshi, baba babona ko bizaba bikagenda. Ubwo rero Diamond Platnumz ngo mu gihe kiri imbere ngo mwitege yuko azazima, ariko nyine uyu mupfumu wiwe tukiri kuri iyi topic baje kumubaza ati ese ibindi bintu wenda se ubona bitari ibyo ngibyo mbere yuko wenda hase niba utekereza yuko cyangwa se wabonye yuko abantu bazareka kumva umuziki cyangwa se bagakomeza kuba, ndakeka turakeka yuko umuziki wa Diamond wamaze kwigarurwa n'abantu benshi, wenda bitandukanye cyane, wenda nuko Mr Nice wenda se yaje kuba yazima, ariko umuziki we ntabwo urajya ku rwego rwa Afurika ndetse n'isi muri rusange, ati ntabwo arajya ku rwego rwa Diamond. Ati arangije arabwira ati nibyo koko, kandi buri muntu wese agira inzira ibintu byiwe binyuramo kandi bikagira n'ikigero runaka biberamo cyangwa se birangiriraho. Ati Mr Nice ntabwo umuziki kiragiye uraba wo kuba wakwamamara cyane, bitewe n'uko nta buryo bwo kuwamamaza ngo ugere hirya no hino cyane ku isi bwari buhari. Ariko reka mbabwire yuko buriya Mr Nice yari n'umuhanzi wari ushoboye cyane kandi wari ufite impano yo kuba yaririmba cyane kurusha na Diamond. Ati kuko urebye mu gihe we yakoze umuziki nta sakaza makuru cyangwa se nta bintu bisakaza umuziki byari bihari cyane, nk'amaradiyo menshi cyane, amateleviziyo byari bikeya. Ati kandi we mu by'ukuri yari yarabasha kuba yamenyekana ku rwego rukomeye kandi ibyo byose bidahari. Ariko ubu ngubu hari za interineti, hari ibikoresho bitandukanye bigenda bifasha abantu kuba bagenda babona uburyo bworoshye bwo kuba babona ibyo abahanzi bagenda bakora cyangwa se babagezaho. Ariko buriya Diamond nawe Platnumz ati mu by'ukuri ni umuhanzi mwiza kandi koko arashoboye, ariko ibyo tuba tuvuga natwe ntabwo bidushimisha. Ariko nyine niba abakuru baba babibonye cyangwa se abakurambere babibonye bakatubwira ati ibi bintu bizagenda gutya na gutya, ntabwo twabura kubibwira ubwo butumwa bageneye kubuha akicara abizi. Ati niyo mpamvu mubona muri iki gihe nyine aba akora uko ashoboye kose, akashyiramo imbaraga cyane mu muziki we kugira ngo arebe yuko koko basi ibi bintu bitazaba byazasohora, kuko basi wenda azaba yarigaruriye imitima y'abantu benshi cyane, yaramaze kubaka izina ku buryo bushoboka, ku buryo wenda hari ibyo bintu bitazaboneza neza ngo yibagirane, basi yazahura n'ikibazo wenda gishobora kuba cyamusubiza inyuma, wenda hari se akazasigara nibura yibukwa na bamwe mu bantu yari yaramaze kwigarurira imitima yabo. Ubwo rero mu by'ukuri twe ibyo tuvuga ni uko tuba twabibonye kandi tuba dutegetswe kuba twageza ubutumwa ku bo bugenewe kuba bwagezwaho.
ati ubwo twe ntabwo twabirenganyirizwa, ati kandi ikindi ntimukajye murenganya abantu ngo gukorana natwe, ati gukorana natwe ntabwo ari ikosa, ntabwo ari n'ikibazo, ati none se ubundi kuba umuntu yakubwira ibintu wenda biri mu gihe kiri imbere, ati ahubwo nta n'uko bisa, ati waba buri muntu wese yatuganaga akicara azi mu gihe cye hazaza uko bizagenda, bishobora kuba byamurinda ibindi bintu bibi wenda yakagombye gukora cyangwa se gukora amakosa, ati ahubwo namwe mujye mutugana. Urumva abapfumu ye. Ati natwe twese tujye tubagana, gusa nyine ntabwo mbashishikariza namwe kujya mu bapfumu, gusa nyine urumva yuko abapfumu ryaba bafite amabanga menshi cyane baba bazi twe tutazi, nuko iyo niyo nkuru ya Diamond rero n'uwo mupfumu wiwe. Diamond ubwo rero mwitegeye ko wenda mu myaka runaka izaza iri imbere azazimo, usibye ko nanjye simba mpfa kubibona kuri uriya mugabo yamaze kubaka izina ku buryo bukomeye cyane pe, yamaze kwigarurira isi y'umuziki. Ati ikindi kandi none wenda nkanjye ikindi kintu mba mbibona buriya wamaze no kugera muri Illuminati, abantu aba ari ikintu gikomeye cyane, ariko rero biranashoboka nose nta bandi bahanzi tuzi bagiye bazima kandi wenda niyo Illuminati bari bayirimo, ibyo nka ba Sean Kingston ukuntu bagiye bibagirana, cyangwa umuziki wabo nta hantu ugicurangwa, ukorera ba Harakeri urwego bari baragezeho, ndumva ibintu byose bishoboka. Rero Diamond wasanga mu minsi iri imbere muzaba mutakikeneye kumva umuziki wenda bitewe n'ibintu runaka wenda ashobora kuzakora, cyangwa se bishobora kuzamuha bigatuma namwe mwumva umuziki we mutagikeneye kuwumva. Reka nizere ko ikiganiro wagikunze, shyiraho like ubundi unakore subscribe niba uri mushya kuri iyi channel, ubundi reka tuzasubire mu bindi biganiro cyangwa se izindi topic runaka tugenda tuganiraho, Imana ikomeze kurebe neza kandi kwishimire. Reka tuzasubire mu kindi kiganiro, komeza ugubwe neza aho uri hose. Ciao ciao.